Ramba kandi ugire amahoro wo ukurikiranye Lioness 250. Ndongeye ndagarutse muri aka kanya rero ngarutse kugira ngo dukomeze twibukiranye ibikorwa bya buri munsi twagakwiriye gukora cyangwa se ibyo twagakwiriye kureka mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwacu ndetse no kubusigasira. Kuko ubuzima bwacu buriya ni impano kandi ni impano dukwiriye kwitaho, dukwiriye guhora tubungabunga uko bishoboka byose. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibyo dukomeza kugenda twibukiranya bijye bikugereraho igihe ndetse nawe ugire uruhare mu byo twibukiranya byose. Uyu munsi rero wakwibaza uti nje kukubwira kuki? Uyu munsi urabona nje kukubwira kuki kurikije nuko meze uko nguko. Yes, twagiye. Uyu munsi nje kukubwira ku kintu cyo kunanura umubiri wacu cyangwa se gukora siporo, ariko atari kwa kunuvuga ati ngiye gukora siporo wenda y'umwuga cyangwa se ni mu rwego rwo kugira ngo wirirwe neza niwe ubikoze mu gitondo. Mu gitondo akenshi iyo umuntu abyutse arinanura, ushobora kubikora ubizi cyangwa se utabizi bikizana. Nkuko rero umubyeyi ananura umwana we iyo akibyuka, natwe twagakwiriye kujya tunanura umubiri wacu. Nawe ukuze agakwiriye kujya unanura umubiri wawe kugira ngo uze kwirirwa neza, kuko iyo ukibyuka umubiri uba ugifite amafu. Uko uwunanuye biroroha kurenza kuba wari wiriwe mu kazi cyangwa se uri mu bindi, umubiri wamaze gufata ya mood cyangwa se yanjyana yuko wiriwe, bikaba bitatuma uwunanura neza. Ikindi kandi ku muntu wifuza gukora umubiri, gukora taye cyangwa se kugabanya ibice by'umubiri bimubangamiye, burya kubikora mu gitondo ni byiza cyane. Tuvuge nk'urugero, umuntu ushaka kunanuka mu gukuraho inda, ufite inda yabaye nini ushaka kuyikuraho, yagakwiriye kubyuka mu gitondo mbere yo kugira ibindi ajyamo byinshi, agakora ya myitozo ngororamubiri ituma inda igenda. Icyo gihe akora abdomino. Nk'umuntu ufite inda buriya wiyemeje ukajya uvuga ati ngiye gukora abdomino byibuze nk'ijana ku munsi, nka nyuma y'ibyumweru 3 wahita ubona impinduka, kandi ndakwizeza ko byashoboka rwose. Ibyo bintu ndabikubwiye ko bishoboka 100%. Ikindi nk'abantu bashaka gukora amataye, kugira amabuno meza cyangwa se ibice byo hasi byiza, yagakwiriye nawe kubikora mu gitondo. Akenshi barakubwira ati kora ya myitozo ngororamubiri ituma ugira igice cyo wumva wifuza kudevelopa cyangwa se kongera. Icyo gihe uzakora squat, kwa kuno umuntu agenda azamuka asa nk'uwicara, amanuka asa nk'uwicara akazamuka gutyo. Icyo gihe nawe iyo ubikoze bizatuma imikaya igenda yiyongera, ukazana yataye wifuza. Kugorora ingingo, mu ngingo zose z'amaboko, ku mutwe, gutya mu ijosi ndetse no mu maguru hose ukwiriye kuharambura kugira ngo hajye mu murongo mwiza wo kujya mu kandi kazi kawe ka buri munsi gasanzwe. Ese ujye ukora siporo iyo ukibyuka? Ese hari akantu byibuze ukora gatuma umubiri wawe wamera neza ukibyuka? Uyu ni wo mwanya wo kugira ngo utangire kubikora, kugira ngo umubiri wawe ugire neza umunsi wose, wirirwe umeze neza. Nakubwira nti ushyiremo comment cyangwa se utange igitekerezo cyawe, utwandikira muri comment utubwire uko wowe ubikora, cyangwa se nawe utubwire ikindi kintu ushobora kutwibutsa twajya dukora buri munsi kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze kubutwara neza. Kandi ntiwibagirwe gusangiza iyi video abantu bawe nabo kugira ngo batangire bite ku buzima bwabo cyangwa se bakomeze babwiteho nibe babikoraga. Naho ubutaha rero, wakoze kuba wankurikiranye. Tuzongere dusubire dufite ubuzima bwiza no twarakoze n'imibiri yacu. Ciao, bye.